ukabikoresha ubara kugira umenye iminsi ushobora gusama n'iminsi udashobora gusama. Utekereza ko uko ovulation igenda yegereza niko rugenda rwisanisha n'umweru w'igi, ni nako rugenda ushobora gutandukanya intoki rutaracika rukaguma hagati y'intoki ubona ari ikintu gikweduka. Ikaze kuri Twimenye na Bwiza. Uyu munsi ni igice cya gatatu cy'ibiganiro by'uruhererekane bivuga ku buryo ureba ibimenyetso bigaragaza uburumbuke bw'umugore ukabikoresha ubara kugira umenye iminsi ushobora gusama n'iminsi udashobora gusama. Uyu munsi turareba ururenda, uko urureba, icyo ureba, igihe ururebera kugira ngo biguhe amakuru nimba uri mu gihe cy'uburumbuke cyegereje cyangwa se atari igihe cy'uburumbuke. Umugore wese cyangwa umukobwa wese ujya mu mihango ugira ovulation wese agenda agira ururenda rugenda ruhindagurika kuva imihango irangiye kugeza ukundi kwezi gutangiye. Witonze ukajya ureba kuva imihango ikirangira umunsi ku munsi, ugenda uba ushobora kubona impinduka igenda ibaho ntoya buri munsi. Ni ibintu bitangaje iyo ugenda ubikora, ariko iyo umaze kumenya amabwiriza y'ibanze ugenderaho ukagenda ubimenyera, biba ubuzima busanzwe bwa buri munsi, ukumva ugenda unimenya kurushaho. Muri make iyo imihango irangiye bitewe n'uko umusemburo witwa estrogene ugenda uzamuka, inkondo y'umura igenda ikora ibyo bita ururenda, igenda bihindagurika bitewe n'uko estrogene yiyongera. Kuva imihango irangiye kugenda umunsi ku munsi, ururenda rugenda rurushaho kuba rubobereye, rugenda rwisanisha n'umweru w'igi. Intangangore yamara kurekurwa, ovulation imaze kuba, rukongera rukasubira kuba rumatiriye cyangwa se rutanahari kugeza indi mihango itangiye. Ikintu cy'ibanze ugomba kwibandaho ureba ururenda rw'umugore ni ukumenya aho bihindukira, ni ukumenya ukavuga uti ururenda rwari rumatiriye uyu munsi rwabaye nk'amavuta bisiga cyangwa se nk'ikivuguto, ni urugero, ejo rwabaye nk'umweru w'igi. Nyine kugenda ushobora kubona itandukaniro riri hagati y'ubwoko bw'ururenda ugenda ubona. Icyo ni cyo cy'ibanze. Ikindi cy'ibanze ni ukumenya ese iyo ntari mu burumbuke ururenda ruba rumeze gute. Iyo umaze kubimenya bigufasha noneho kuzajya umenya iyo rwahindutse ruganisha ku gihe cy'uburumbuke. Ukaba ushobora kuvuga ubwo ururenda uyu munsi rumeze gutya nta kibazo, amahirwe yo gusama ari hasi cyane, ubwo ni imbere ya ovulation, cyangwa se nta n'amahirwe yo gusama ahari, ubwo ni nyuma ya ovulation kuko uba wizeye neza ko ovulation yarangiye. Urugero, ushobora kujya mu mihango mu gihe cy'iminsi 3, ku munsi wa 4 ukabona nta bintu biri kuza cyangwa se muharaza bya bintu bimeze nk'amaraso ariko atari amaraso biza imihango irangiye, bikagera nko ku munsi wa 10 nta kintu kiri kuza bitewe n'uko ukwezi kwawe kureshya. Noneho kuva nko ku munsi wa 10 kuzamura ukabona hatangiye kuza ururenda rumeze nk'urumatiriye rugenda ruhinduka. Ku munsi wa 12 rukagenda rumera nk'amavuta bisiga cyangwa nk'ikivuguto, rugenda ruhindagurika gutyo kugeza rubaye nk'umweru w'igi. Nyuma ukabona rwongera rusubira nko kumera nk'ikivuguto cyangwa se rwamatiriye cyangwa se nta ruhari. Icyo gihe bikwereka yuko ovulation yabaye muri cya gihe rwari rumeze nk'umweru w'igi. Iyo rusubiye inyuma bivuga ko ovulation yarangiye, ko amahirwe yo gusama ntayagihari. Noneho tugiye kureba uko bareba ururenda, igihe barurebera, ibyo barurebamo mu magambo arambuye. Icya mbere, ugomba gutangira kureba ururenda umunsi ukurikira iminsi imihango yarangiriyeho. Bigufasha kumenya uti ese iyo ovulation itayegereza cyane ururenda ruba rumeze gute. Icya kabiri, ugomba kwibanda uko kundi ibyara inyuma hameze. Ese urumva hameze nk'ahabobereye, urumva hameze nk'ahanyereye, ibintu nk'ibyo. Icya gatatu, ureba ururenda igihe cyose ukoresheje ubwiherero, kubera ko ni umwanya mwiza ko imikaya yo mu nda ibyara igenda yiyegeranya kugira ibashe gusunika ururenda mu gihe wenda uri kwikanira cyangwa ibindi nk'ibyo ngibyo. Nyuma tuzanareba imyitozo ushobora gukora ikagufasha gutuma biza vuba byoroshye. Icya kane, ni byiza ko ureba ururenda byibuze 3 mu munsi, mu gitondo, ku manywa ndetse na nijoro, kubera ko ururenda mu gitondo rushobora kuba wenda rumeze nk'amavuta bisiga adafunguye, nimugoroba rukaba rwahindutse nk'umweru w'igi.
birashoboka. Ni byiza ko urureba inshuro nyinshi ku munsi, inshuro nke zikaba inshuro 3 ku munsi. Icya gatanu, ugomba kureba ururenda mu gihe udashaka gukora imibonano mpuzabitsina, kubera ko amatembabuzi ashobora kuza mu gihe wumva ushaka gukora imibonano mpuzabitsina, ushobora kuyitiranya n'ururenda ukaba wabifata uko bitari. Ni byiza ko ureba ururenda nta bintu byo gukora imibonano mpuzabitsina uri gutekereza, cyangwa se nta gihe wanyuzemo cyo gushaka gukora imibonano mpuzabitsina. Icya gatandatu, ureba ururenda mbere na nyuma yo kwihagarika. Wicaye ugiye kwihagarika, ukoresha urupapuro rw'isuku, waba atari kujya gukoresha ugakaraba intoki n'amazi meza n'isabune, ukaba arizo ukoresha, ugahanagura kunda ibyara, igice kigaragara inyuma. Ni byiza ko uhanagura uturutse imbere usubiza inyuma, kubera ko guhanagura uturutse inyuma uba ushobora kuvana imyanda inyuma, ukaba wakanduza imyanya myibarukiro yawe. Rero utandukanya ibyo bita imyeyo mu Kinyarwanda, ugahanagura uturutse imbere usubiza inyuma, wibanda kunda ibyara. Icya karindwi, uko uhanagura uvana imbere usubiza inyuma, ni byiza ko wibanda cyane cyane mu gihe uri guhanagura uburyo ki urupapuro rw'isuku cyangwa se intoki zawe ziri kunyura kunda ibyara. Ese haranyereye? Ese ntabwo biri kugenda byihuta? Ibintu nk'ibyo ukaba wakumva itandukaniro uyu munsi, ejo n'ejo bundi. Icya munani, umaze kwihanagura uvana imbere usubiza inyuma ukoresheje urupapuro rw'isuku cyangwa se intoki zawe, no kumva ukuntu kunda ibyara, nimba hanyereye, nimba biri kunyuraho bitihuta, nimba biri kwihuta, uburyo bwose waba ushobora kumva itandukaniro uyu munsi n'ejo. Ufata urupapuro rw'isuku cyangwa se ku ntoki zawe nimba arizo wakoresheje, noneho ukumva uko ururenda rumeze hagati y'intoki zawe. Uko urwumva hagati y'intoki zawe, wumva ese ruranyerera, ese ruramatiriye, ese rurorohereye, ese urumva rutose ukuntu. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibyo ngibyo ubikora waruvanye ku rupapuro rw'isuku cyangwa se mu wakoresheje intoki zisukuye, ukumva hagati y'intoki uko rumeze. Icya cyenda, rukiri mu ntoki zawe, noneho gerageza gutandukanya intoki gake gake. Iyo rumeze nk'umweru w'igi, uba ushobora gutandukanya intoki zawe, hakaba hazamo santimetero nyinshi rutaracika. Nimba rumatiriye uzajya wumva bikumatira kandi ruguma ku ruhande rumwe. Nimba rumeze nk'amavuta bisiga adafunguye, nabyo urumva ko bizajya biguma ahantu hamwe. Icyo ushaka kurebaho utandukanya intoki zawe ni ukureba ese rurakweduka, noneho ukareba uko rugenda ruhinduka umunsi ku munsi. Utekereza ko uko ovirasi igenda yegereza niko rugenda rwisanisha n'umweru w'igi, ni nako rugenda ushobora gutandukanya intoki rutaracika rukaguma hagati y'intoki, ubona ari ikintu gikweduka. Mubishoboye mwagerageza gufata umweru w'igi mugashyira hagati y'intoki, mukareba uko byaba bimeze hagati y'intoki, hashira umwanya munini rutaracika. Icya 10, ugomba no kujya ureba ku myenda yawe y'imbere buri gihe cyose ugiye gukoresha ubwiherero cyangwa igihe cyose wumva ushaka kureba, ukareba ibintu biriho. Akenshi niba hariho urumeze nk'amavuta bisiga adafunguye cyangwa se nk'ikivuguto, ushobora kubibonaho. Nimba ari bimeze nk'amazi, ushobora kumva hanatose, nubwo wenda nta kintu wari ubona ariko ukabona haratose. Nimba bimeze nk'umweru w'igi, ushobora kubibonaho byagumye bifasheho. Muri make no kureba ku myenda yawe y'imbere kenshi gashoboka bishobora kugufasha kureba ururenda rwawe. Icya 11, ushobora gusanga gutandukanya ururenda rwakorewe mu nkondo y'umura ndetse n'ububobere busanzwe bubakunda ibyara bikugoye. Hari uburyo ushobora kubitandukanya ukoresheje amazi gusa. Ushoboye gufata ibyo uri kwita ururenda rwakorewe mu nkondo y'umura cyangwa se ubwo bubobere, ukabishyira mu ntoki, warangiza ugafata amazi washyira mu gikombe cyangwa mu kirahuri cyangwa ikindi kintu ushaka gukoresha, ugashyiramo. Iyo ari ububobere busanzwe cyangwa ibyavuye kunda ibyara bisanzwe, bihita byivanga n'amazi bikamera nk'amazi nyine bisanzwe. Ariko iyo ururenda rwakorewe mu nkondo y'umura, ntabwo rwivanga n'amazi. Biramutse ari ikintu kinini cyangwa se ibintu byinshi, bishobora kumanuka bikajya ku ndiba ntibyivange, cyangwa se byaguma ku ntoki zawe ariko ukabona ko bitari kwivanga n'amazi. Icya 12, wibanda ku miterere y'ururenda ndetse n'ingano yarwo. Kuvuga ingano yarwo ubwo ni ukuvuga ngo ni duke, biraringaniye cyangwa se ni byinshi. Imiterere yarwo ni ukuvuga rurakweduka, ruramatiriye, rumeze nk'amazi, rurorohereye ariko rumeze nk'umweru, rumeze
nk'amavuta adafunguye bisiga, ibintu nk'ibyo, imiterere yarwo ndetse n'ingano yarwo. Icya 13 ku bantu bafite toilette zo mu nzu bicaraho mu gihe hari kuza ururenda rwenda kumera nk'umweru w'igi, biba bishoboka yuko nyuma yo gukoresha toilette ushobora kurebamo mu mazi ukabona rwaguyemo, nabwo ushobora kubikoresha ureba ururenda. 14 ikindi gihe cyiza cyo kureba ururenda ni nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri. 15 rimwe na rimwe uko ovulation igenda yegera, ururenda rushobora kwisanisha n'umweru w'igi, rimwe na rimwe rukaba rudafatika hagati y'intoki ku buryo ushobora kubasha gutandukanya intoki ngo wumve uko bimeze. Ni byiza ko unibanda ku kureba uko kunda ibyara hameze, cyane cyane wumva ko hanyereye mu gihe wenda uri kwihanagura ukoresheje urupapuro rw'isuku cyangwa se ukoresheje n'intoki zawe. 16 birashoboka ko ushobora kwitiranya amasohoro n'ururenda. Ushobora gutandukanya amasohoro n'ururenda kubera ko amasohoro, tugendeye kuri uriya twabonye uko ureba ururenda hagati y'intoki ukumva uko rumeze, ugatandukanya intoki rurimo hagati kugira urebe ko rucika cyangwa se rukweduka. Bavuga ko muri rusange amasohoro ugerageje kuyashyira hagati y'intoki ugatandukanya ahita acika ako kanya, ikindi kandi yuma vuba iyo ari ku ntoki. Mu gihe iyo ari ururenda rwenda gusa n'umweru w'igi, akenshi na kenshi ruba rureberekana, nubwo rimwe na rimwe rushobora kuba harimo ibintu by'umweru, ariko muri rusange akenshi ruba rureberekana kandi rukweduka hagati y'intoki. Ikindi ntabwo rwuma vuba ugereranije n'amasohoro. Ariko mu gihe ukeka yuko ushobora kuba uri kubivangavanga, iyo uri gufata amakuru waba ukoresheje application muri telefone cyangwa uri kubyandika ahantu, ni byiza kwandika ko ushobora kuba uri kubyitiranya. Hari ibintu bakora nakita nk'imyitozo bakora bifasha kuba watuma imikaya yo mu nda ibyara ibasha kujya yiyegeranya, ukaba ushobora kubigiramo uruhare ukumva urashaka kuyegeranya ukabikora, bikaba byafasha gusunika ibintu biri mu nda ibyara, harimo n'amasohoro cyangwa se ururenda ushaka ko rusohoka nyine ngo urebe uko rumeze. Ibyo tuzabigarukaho nyuma. Naho ikiganiro cy'uyu munsi tugisoreje, murakoze murakarama, naho utaha. Bye.